Abakurikiye channel inama nziza ku buzima twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibintu bitandukanye byagufasha kubaho neza mu buzima, kwirinda indwara, kugira ubuzima buzira umuze ndetse n'ibindi. Wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel inama nziza ku buzima, ukande n'iyo nzogera iri ku ruhande ndetse unaduhe comment kugira ngo tujye tumenya ibyo tukuganirizaho ubutaha. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu 10 zitera abagore kutagira amavangingo ahagije cyangwa se ibyo bita kutanyara mu gihe cyo gutera akabariro. Ibyo bita kuzana amazi ku mugore cyangwa se kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iri ni ijambo risa nk'iryabaye virusi ku bagabo iyo batera akabariro hamwe n'abo bashakanye. Umugabo uteye akabariro akarangiza umugore watazanye amazi, ikibazo kiba kivutse kuri bamwe. Kenshi bamwe babifata nk'aho umugore batazi kumushimisha, rimwe na rimwe akaba yamuca n'inyuma akajya gushaka abafite ayo mazi. Nk'uko bitangazwa n'urubuga Top Santé, ngo nubwo bwose ikosa ryitwa iry'umugore ko atazi gushimisha umugabo we, hari igihe biba biterwa n'umugabo utazi uko ayo mazi ashakwa. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko abagore benshi bagira ayo mazi, ahubwo ko ingano yayo ibitangana bitewe n'imikorere ndetse n'imiterere y'umubiri wabo. Mu gukora iyi nkuru twifashishije ibinyamakuru bitandukanye nka Top Santé, Elle Crema, Medical News, Healthline n'ibindi bitandukanye. Tugiye kureba rero zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore atazana ayo mazi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezwaho na Jean Ndeni. Impamvu ya mbere, kutamenya ko umugore afite ayo mazi. Hari igihe umugore yibwira ko atazanye ayo mazi, benshi bakunze kwita ko ari amavangingo, kandi mu by'ukuri yayazanye. Ko umugore azana make cyangwa atagaragara, umugabo agakeka ko ntayazana, yewe n'umugore akumva ko ntayo yazanye kandi wenda ariko angana. Ayo mazi aza atangana ku bagore bose, bikaba bivugwa ko ava ku gitonyanga kimwe kugera kuri litiro imwe byibuze. Ashobora kuza inshuro imwe cyangwa se zirenzeho mu gihe cy'umubonano umwe. Igihe umugore azana igitonyanga rero, umugabo ashobora kwibwira ko umugore atajya azana ayo mazi kandi imyanya ye irekura make. Impamvu ya kabiri, kuba umugabo atazi kunyaza cyangwa se gushaka y'amazi. Ibisaba imbaraga nyinshi ahubwo ni ubuhanga. Hari abagabo bajya bibwira ko uba ukoze imibonano mu buryo ubwo aribwo bwose ko yabasha no kunyaza umugore. Hari n'ababa barigeze gukorana imibonano mpuzabitsina n'undi mugore runaka ngo bakazana y'amazi, bityo babona uwo bashakanye ntayazana bagahita bumva ko ubwo ari ntayagira. Abagabo bagomba kumenya ko buri mugore yihariye. Icyo wakoze kugira ngo nyirakanaka yazane bishobora kuba ntaho gihure nawe uzakora kugira ngo mwashakanye yazane. Bityo kuba utarabona yazana bishoboka ko atari ukubera ko atayagira. Icyambere ugomba kumenya ibanga ryo gufasha umugore wawe kuzana ayo mazi. Impamvu ya gatatu, kuba umugore ataramenyera kwirekura igihe cy'akabariro. Hari abagore baba batarabasha kwerekeza ibitekerezo byabo byose kuri icyo gikorwa, maze ugasanga bitumye mu mutwe hatirekura ngo hafashe imyanya yo kurekura y'amazi. Bivugwa ko abagore bazana amazi bataragira imyaka 30 ari bake cyane. Iyo bamaze kuyirenza ngo baba batangiye kumenyera no kwirekura ku buryo bworoshye. Ku myaka 40 nibwo umugore aba arimo asatira gucura, ngo nibwo yirekura wese ku buryo umubare w'abazana amazi uba munini cyane. Ushobora rero kwibeshya ukaba wakwirukanira umugore kandi igihe cye cyo kubasha kwirekura akazana y'amazi uhora uhiga kitaragera. Impamvu ya kane, ubwoba bw'umugore. Umugore ashobora kugira ubwoba agatinya kurekura ayo mazi, akeka ko wenda yaba agiye kunyarira umugabo we. Ibi nabyo bibaho. Hari abagore bumva ko ayo mazi agiye kuza, ariko bagatinya ko haza bakeka ko umugabo ashobora kuyinubira ndetse akaba yakwivumbura akava mu gikorwa. Impamvu ya gatanu, ahantu bakorera imibonano mpuzabitsina. Umugore ajya kuzana ayo mazi yanezerewe cyane.
Iyo mukora imibonano ahantu hadatekanye biragoye ko yayazana kuko umutima uba utari hamwe, rimwe na rimwe ashikagurika yikanga abana ko bumva ibyo murimo cyangwa se undi wese watambuka hafi yanyu. Ni byiza rero ko aho mukorera imibonano mpuzabitsina haba hatekanye kugira ngo ya mazi abashe kuboneka umugore yirekure. Impamvu ya gatandatu, gutera akabariro ugamije kwemeza umugore. Ibi nabyo bituma iyi mibonano ikozwe gutya iba mekanike, nta rukundo n'ubusabane biba birimo kuko hari intego itumbiriwe cyangwa se igambiriwe, bityo kubona ayo mazi bikagorana cyane ntibinagerweho. Impamvu ya karindwi, kutaganira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kuganira igihe cyo gutera akabariro ni byiza kuko umugore aba ashobora gusaba umugabo aho amukoreye akamubera heza kugira ngo ahagume. Iyo ahagumye ahanini usanga ariho hari butume y'amazi aza kuko aba afite ubwumvumve bukomeye. Ariko kandi iyo atamuvugishije umugabo akomeza ahinduranya uko yishakiye agira ngo ibyo ari gukora nibyo byiza kandi yahava umugore akababara nyamara ntakome. Ni byiza rero kugirana ikiganiro mu gihe muri gutera akabariro. Impamvu ya munani, ikibazo cy'uburwayi. Umugore ashobora kutayazana kubera ko imvubura ziyarekura zishobora kuba zidakora neza cyangwa nta n'izo agira, cyangwa bitewe n'ingano y'imisemburo ya kigore yifitemo. Ibi nabyo ni ibishoboka ko umugore kuko ashobora kuba atazana amazi. Ariko kandi icyo abagabo bagomba kwishyiramo, kuko kuryoherwa n'akabariro bihera mu mutwe, nuko kuzana amazi atari byo biryoshya akabariro ahubwo kugira ububobere buhagije mu gitsina nibyo by'ingenzi. Impamvu ya 9, isuku. Hari abagore batinya kurekura ayo mazi banga ko bakwanduza uburiri. Ikindi kandi akaba atabwira umugabo we ngo babe babikorera ahantu hateguwe hatari mu buriri, bakaba babikorera nko ku kindi kintu kitakurura umwanda. Ikiganiro hagati y'abashakanye mu gihe cy'akabariro kiba ari ngombwa cyane. Impamvu ya 10 ari nayo ya nyuma, ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo cyangwa se indwara zo mu mutwe zishobora gutera umugore kutanezererwa mu gihe cy'akabariro, twavugamo nk'uburwayi bw'agahinda gakabije iyo bita depression, n'izindi zijyanye n'ubwoba n'izatuma umugore yirekura ko ntaba ari mu gikorwa neza ahubwo bafite ibindi bitera umutima we guhagarara. Tubashimiye umwanya muduhaye. Ikiganiro inama nziza ku buzima nakagaruka. Wibuke gukanda subscribe ndetse uduhe na comment kugira ngo tujye tubona ibyo tukuganirizaho ubutaha. Murakoze, Imana ibane namwe.